umuntu bita Dr Nganji. Dr Nganji hari ikibazo mufitanye? Bon, tuvugisha ukuri. Yes, sobera nago ngewe njya mbeshya na gato. Dr Nganji ikibazo dufitanye yagize ubwoba avanga ibintu. Yego. Yagize ubwoba avanga ibintu kandi nago biba ari ngombwa. Yagize ubwoba buhe avanga ibintu? Yavanze bikiva. Yagize ubwoba avanga ibintu aratuvugira hagati ngewe na Bush. Urabona uyu muntu muri kumwe muri abantu batatu cyangwa barenga mwashobora kuvugana mukavugana ibintu byose bibari ku mutima deep down, kuko biba ari n'ibintu bikomeye cyane biri emotional. Umuntu akabikuvugira akavuga ngo runaka yambwiye yuko atiyumva muyo, kandi n'uyu nawe yambwiye yuko atiyumva muyo. Bivuga ngo yashakaga kugira ngo asobanure ibintu ariko pana neza. Gusobanura ibintu uravuga ngo ntago bishoboye ko dukorana, ntago ariko urinda kubiba urwo ntago ibyo bitekerezo bizana mu bantu. Ibyo bintu rero ngewe nk'umuntu uzi energy zanjye natakaje, nabo ba Bush barabizi. Tonight baniga twahuye, he was scared of the gang. Cyaje ahita tubona ahita avuga man, he was like biragaragara yuko narababuze, ntago nzi ukuntu nabigusobanurira, kandi ni akantu gatoya byatari gusa ngewe mpamvu nagafashe nkaho ari big, gatuma biba ibintu birebire cyane nyuma hari ako kantu gatoya ndi kugusobanurira ko kuvuga ngo uyu ntago yiyumva muyu kandi nawe n'uyu yumva muyu, byari ibintu bibi. Ahubwo nk'umuproducer wadukoreye twese kadukorera ku ndirimbo tunahuriyeho ari kuduhuza, ntabwo ibyo bintu ari kubitekereza. Kandi sigeze nta mpamvu yo kwanga umuntu nimba haragaragayemo n'icyo kintu. Nabwiye B.threy azaze nako nanjye namusanga tukiyunga man, ko nta time y'urwango. Ese nakubwira ngo ndakwanga Lucky? Ntabwo byo bishoboka. Yumva namuhemukiye ikintu cyari cyo cyose namusaba imbabazi, ko sinumva ukuntu umuvandimwe wanjye twajya gupfa ibintu by'ubusa. Niba yaragukoshereje agusabye imbabazi, you are on TV. Yeah man. Bon, turamubabarira cyangwa turakazamo gake? ntabwo ari ibintu byatari. Biragaragara yuko nawe hari ikintu umutima umushinja. I like that. Uramubabariye? Ngomba kumubabarira. Nta kibazo ufitanye na Nganji kiri cyo kuvuga ngo ni ikibazo kiri muri music. Nta kibazo gihari. Imbabazi yifuza Nganji ndazimuhaye, as long as umutima wawe ufite ikintu umushinja. Iyo umuntu atoboye akagusaba imbabazi ababizi neza, ariko fora kubabarirana biraryoha cyane cyane ko buriya numva hari ikintu nkuyemo muri iyo interview numvishe nayumvishe ubu ngubu ntabwo nari nayihaye umwanya ngo nyumve neza, ariko hari ahantu arimo arakubwira ngo hari ibintu byinshi twakoranye, hari movement bagomba kubura. Ya movement nakubwiye today ni ibintu biri business cyane, urumva? Tugomba wenda nimba ari ibishoboka uzaganiraho after. Yeah, that's what's up. Naho ubundi God bless you man. Ubwo ndumva umwana mwiza kubera yuko aba nawe abizi ko yakosheje, hanyuma umuntu arakosa akababarirwa, ntabwo ari ibintu byataye. Umutima wanjye ni sawa cyane. Okay.